Hi, umeze ute se? umeze fresh ntabwo Ipasi kasi. pariki imeze neza ni ugutwika nyine murakimaze Ndabibona. yego biragaragara undi kuko ubutwika step by step genda ugerayo oshyushyu Mva mubwira akantu gato. Urakeye kabisa. urakoze cyane ubundi iyo utwika ugomba no gutwika wagahira rimwe Hagashya. si ufata Hadashya se. hatashyashya Mwana reka manze mpiri hasi ndebe neza pe. yego sandire paka yararyoheye Ni byose cyangwa ntabwo ari byo? yewe nibyo Jo. yego Akandi kaba k'amaziko. yego Ni iminsi wagaterime kavuga ngo ntago abantu bagikura ibyinyo. abagibe bo muri iyi minsi ntibakurikika uramubwira nshaka amafaranga tikenze mureba akavuga fata agakasike wameze ndayishyura gusa ibyo bibyara ibiki rero abakobwa twafashe decision tugomba gukura abantu b'abasaza iyo temi waba uzi bayiza ngo iki kugira ngo Gukura imbi ngaho. adashya ntabwo ukurikira inyama supana yaradusazanye sigaye dupfura imbi Decision ya mbere ni uruvi. ubundi hagati n'uruvi igisaza kiba cyasamye kiguha ifunguro urumva ushwanyaguza ubundi utwika ukimanukira inama nagira ababebe ngo bakure imvi kuko ibyinyo byo reka niba igihugu kiba Ngaho. se nkubeshye ntabwo nakubeshya pe ariko ntawambwira uko ubibona ese ntukubeshya Ese dushize muri ku munzani uriya umusaza w'imyaka senkani n'umubibi y'imyaka 18 biriya byavuga koko cyane rwose mbese hari ibirere hari igiti baba batema bibuse ribu kiri ku mubebe w'ikigogo ubundi ibintu bizamo ribu habaye ribu ishinzwe gukemura ibibazo by'abaturage ariko numva gukura inzu atari ikibazo kigomba gukemurwa nayo ngaho. yego None se ubwo ngubu nyine bibaye ngombwa kubona umusaza ugiye gupfura izo mvi mbese wabwira nka modi bihari kuntu bimeze. uratwika ubundi sano kiranze none ibisazo byo muri iyi minsi